hakaba mu bushobo sirimu ndabemera ejo bundi nibyo imyenda ntibamfata niyo telefone ntibamfata none warabona ngiye gasiki ibyo bintu byose wabikoze barabona nawe enjeniyeri uriya baraza kugira ngo niyo mvura igwa buri munsi akosawa ngewe baransetsa kandi ndarida batuburira amafaranga yayo niba yamanyerye nyasugute nyane no mu mitsi yayo. Ibi byatsi nabyo niba ari uko ari igihe cy'imvura bisigaye bimera buri munsi ugasangamo biratesha umuntu umutwe. Uriya mwenjeniyeri we natumyeho ngo aze kunyubakira igipangu kimaze iminsi imvura yaragisenye we ko ataza koko cyangwa se wenda yagize akazi kenshi aranyura nyirengagiza gusa nabona ngewe nk'umuntu w'umukire amafaranga anyabuze ku buryo ntamwishyura ayo yumva yifuza yose yawe y'abanjeniyeri nawe basigaye rwose arabesikoro kabisa. Ibyatsi bimeze nabi byarantangatanze imvura nayo iragwa buri munsi iraduhagira neza wagira ngo ni ya mibi ibanukira ku muntu utarara muri supanete ugize ngo nta muntu numvise usuhuza ra. What? Mwiriwe yamwe kumva wa mwenjeniyeri mwiriwe sema busha murango murimo murufuru twatsi yewe enjeniyeri narindi hano ufira utwatsi ikigunda hano cyarantangatanze yewe imvura imeze nabi inzu zirasenyuka yewe ndabona mwari mwizinduye namwe. Ni byiza pe mumeze mute se? Inzu yanjye rero yarasenyutse igipangu n'inyuma hose mbese ariko ndi kumva mu bikorwa uri bukore uri bubanze kubaka kino gipangu neza. Nizere ko mubizi ni mwebwe muzi uburyo muri bushyiraho inyubako iryoshye imeze neza isobanutse. Birakabije? Ndabona bikabije cyane pe. Muragira ngo mu mpende bya bindi byanyu abafundi giye mwarancanze murifata ngo ibintu birakabije ubuse byakabije hehe? Hako se reba kugira ngo igipangu gisenyuke none itakariza ryirunda hangaho magaze ibyo izo mbaraga imvura iba yaratwaye. Ariko nta kibazo ubundi ibingibi ko atari wowe uri bubikore n'ubundi ufite abayede bawe nizere ko ubwo waje wabitwaje. Ugize ngo oya nta kibazo cy'amafaranga nizere ko abayede waje wabitwaje. Numvise ibyo nabyibagirwa. Sawa ubwo ndaba nkwaye avance cyangwa se ndayaguhera rimwe? Avance ntacyo nimukora kugira ngo tubone uko tugura n'ibikoresho wenda nk'igitiyo cyo gukuraho ibi bitaka byose. Igitiyo cyo kirahari nta kibazo ibyo byo by'ibikoresho byo bindekere byo birahari nta kibazo ubwo umushahara ni wa wundi twavuganye. Nakoze ariko urongeraho kuko nasanze bikabije. Anje ni oya rwose nta kibazo icyo nshaka nuko mukora. Sawa hakaba mu bushobo sirimu ndabemera ejo bundi nibyo imyenda ntibamfata niyo telefone ntibamfata none warabona ngiye gasiki ibyo bintu byose wabikoze barabona nawe enjeniyeri gasiki ngiye kubatuburira igipangu ninava ngaha kikagwa uriya baraza kugira ngo niyo mvura igwa buri munsi kandi ndarida batuburira amafaranga yayo niba yamanyerye nyasugute nyane no mu mitsi yayo iyo umuntu atabibeshye ntibumve. Ntekereza ababoyi banje baze amabuje araba yitegura neza ndaje ndamutuburira naho ababoyi nibaza n'ubugori ntabwo ndi bubaha amafaranga cyerekeje kirahagije kuri buri muntu 50 bari bumwe 50 byose ndaza kubikiniraho shaka ntabwo ryamombe bariya nabo bagiye kuza bazi ngo ni abayede imuyede ukorera enjeniyeri muzima n'undi uri gukorera enjeniyeri w'umutubuzi bakwita umuboyi buriya ni ababoyi amabuje utabarira kunyuma buriya rwagiye kuryama amasaha turi bumare twubaka ruba rwabyutse kubataza ahubwo se nta niba tugiye kubaka kugira ngo bataza kunsuzugura rero kambanze mbe verifiye hakiri kare.
aha naho umuntu umwe araza guhagarara aha ngaha, aho umuntu wa kabiri araza guhagarara aha ngaha ntabwo nabishyize hano ruguru, aho umuntu wa gatatu nawe araza guhagarara aha ngaha, aho nawe nuko atibura bino bitaka, naho mabuja araza guhita avivura agira ngo n'ahandi turaza kuhakora fureshi. Njyewe na enjeniyeri rero kambi mpagaze hano hejuru kuri podiyumu ndahanegereje abayedi ko baza ngo bakore nako nababonye. Ugize ngo iki? Kana ko niba kari hejuru n'undi mbareba neza mu bwonko. Ndabona hari sawa ntabwo bari buze kunsuzugura ndaba ndi kubasura cyamahuje nacyo ndaba nyirebera mu idirishya ukuntu kiri gusogora mu buriri nako ni uguhumeka. Yesu! Izi nzugi nazo ariko ntacyo nzaba mbikora ubundi, hagiye umunsi nibwo ngomba kujya gukora akazi. Sawa njye kureba uriya mukire wenda uyu munsi hari ikintu yaba yabura. Umukire harya ngo ni ugukora akazi ngombwa akazi. Boss bimeze bitera mbabarire natinze kabisa gusa ariko nyine ndaje akazi kigenda kimeze n'ijinga saranga nizere ko gahari Hakubwa ubwo bwawe buzashira ryari unaguhamagaye n'akazi gare ubwo se mwazanye ibikoresho ubundi boss ndarinda nzana ibikoresho kuri n'ubusanzwe ko ari ugutubura wese se ntabwo bize kandi kimenye nyuma twashitanga mabuje ari kutwumva arahari yaragiye kuryama. Ugize ngo iki? none yaba byo Bose babandi bo bari abandi nababwiye bambwiye ko bagiye guta bazamuka ahubwo se baza aho twubaka nanga bandi barahaponda umucanga hora ubwimo za metero zahari ko twabupanze ahubwo se banza ubwire babemeye angahe. Yesu! ubwo noneho amabasha arimo reka muhamagare nk'ubusanzwe byose ni ugutubuzi bahita baza bakore akazi. Manu wagiye wihuta ariko manu baka kazi k'ubuyedi koko tuzakavamo ryari kinica n'ikizi. umva uzagakora kugeza imvi zibaye urubenzi kuko n'ubundi kutigeze bigasana ngo uzasaba akazi muri leta uzakora iki kintu. Mwebwe sha mwarahiriwe n'ubundi se kuri kukuruhira ari yari n'ubu nejo najya kumva nkumva wagiye. Ugize ngo iki? Mama Subundi ko mbona uvugana amaganya nka ya Yeremiya ni wowe banditse mu gitabo njya numva. ni wayinteye se unziza ngo ndo umukene. What? Iki se njye se ntarinda ndi umugabo nagute. Yesu! ubwo singariye nde navuze nivugiraga indo reka umva n'ubundi kera warankundaga wanyitaga hanige kakarubamba wamaye akabizo kahangaha nako corona yarateye nera kahangaha. Yesu! Usiku ntabwo kubita inda mu mutwe warasaza ari kugiye uvuga ububi nta nisoni ngo nguha akabizo mu rwego arizo wanyweye. Yewe nari nibagiwe ubu si iki kintu nicyo ugiye kujya gusabisha akazi. Ego ko boss arakwirukanana nacyo. Wamurenze se no kitatari igikoresho uzika kangaka nagakoresheje utaha bakanyishyura ndetse hari na bamwe bamba ariko ngiye baranyishyira. Umva niyo najyana agasorora ipfa kuba ngiye mu kazi twebwe se abakobwa tumeze nk'abahunga ahubwo mwebwe mufite n'ibibazo. Ubu se wowe ukeneye igiki iyi maca gusa ugiye guhinga imishiki uzi yuko wasaze reba kano gati bunitse kano gati karakora iki umva ushobora gutaha ngiye nkakora nimba nta makuru nafite. What? Kumbe ndabimenye ntacyo utambwiye tugenda. Izi saha nizo bazira mu kazi. Boss urebye mbese urabona urumva mbese genda mu kazi genda yo gukora. None ngiho kira cyaza gakiye kakingira ngo ndakabizo nacyo cyane ntacyo tugiye kujya mu kazi nyine nawe bizaraza kugira serivisi nyine baraza kuza kure si ubundi baza kuza
kandi njye mu kazi ndaje mbategura icyo muri bukore hanyuma ibindi turaza kubivugana. umva engineer amafaranga twavuganye ngaya mutangire mukore. Ndabona n'umufundi wawe yaje. Akira. Ibihumbi 50. Ngiye kuba rero ndeba ukuntu natunganya n'ibindi bikoresho byo mu rugo. Ubwo namwe mugende mutumeho wenda amasima. Njye nayo nibyo bwubatsi igihe mbimenyereye. Ubwo ni mwebwe muzi ibintu mukeneye. Ubwo noneho reka turaza kuza kubonana. Ndabona azanye n'umufundi w'umuhanga. Ntabwo nuko mbona yambaye urukweto ruhanagurwa. What? Twebwe ubundi niko dukora. Akazi keza. Sawa mabuja. Ibi bintu rwose twebwe turabizi turabikora neza, ahubwo ikindi kintu nabonye nuko urabizi ntabwo bisobanukiwe. Mubizi wowe ugiye gukora buryo buki bwose bushoboka ku buryo bararinze ngo iriya tubirike babagiye twebwe twiruke ko tugiye kugura ibikoresho n'ibindi byacu tuba tuyakenereyeho. Reka noneho kugira ngo bataza kutwiruka kutwiruka ubuje tuzi tuza tuvuna n'ibindi. reka twebwe dusiga tubabwiye babe batiyura n'imvura mucanga tubabwire ko tugiye kubazanira isima basiga bataza kutwiruka wowe nta n'ibyizo harya bakitandike ugize ngo niba naryanditse reka dufatane mabuja akirwaho ajya mu nzu mu by'amasuku akatubwira vuba vuba. ngo rero twatwibagiwe nari nibagiwe gusiga mbaye piripiri dushobora kutuvumbura nyine kuko nasobanze tubaye ku gahunda y'umurimo. ugize ngo twatwibagiwe twebwe twari tugiye kugura ibikoresho nubwo mama mutiyura mucanga neza muponda mujyana hariya aho twavuganye sibyo? Yego bose turabikora. Noneho warigenje sha kari akagabo kareshya n'intuza y'intuza sha noneho sagashobora. nzagashobora se nzaba nakikoreye ku mutwe ngiye ndaza nkakora akazi ese ubundi uko amagambo yo ku bantu benshi uri kuvuga nk'icyuma gisirwa ariko aricyo kitajya kirekera kandi nubyuzuza ntabwo ndi kubyikorera nubyuzuza ndakwirukanisha. We bite? Ni byiza mabuja. Umva ya mukobwa. Ubona uko baza mu kazi bisize bimakiye bagira ibiki unasiba icyo kintu nicyo wazanye kuza gukoresha aha ngaha mu rugo rwanjye. Ese ko nkubwira ntusubize? Umuntu arasuzugura yarangiza akaza no gusuzugurira mu rugo rw'umuntu. Ubise iki kintu nicyo wazanye cyo gutwariramo si mama? Wasize wimakiye iminwa kugira ngo basi si ushyiraho n'agapfukamunwa nk'uko umusaza wawe nawe namusaza sinzi n'ibyo ari byo yaje wenda yakambaye cyangwa agira ngo wiherekane ko wisteye makeup mu kanwa hano aha ngaha se mu kazi ni mu biro. ubundi se mawe ushaka ko nawe gutanga amategeko ni wowe utanga akazi ngo n'ukuri iwawe harya ubuse tuvuge ko iwanjye ntahagera aka kazi vuba nta nubwo ari nawe Yesu wowe ibyo biba byarangiye nkorera bosi byarangira akanyishyura nawe ukamwishyura so ndumva utakomeza kwirirwa ungendaho si ubu ugendaho mwisi nimba nisize ndamaze ndetse nisiga akazi nkabone gato akazi nakabona ntera ugize ngo naragenze ndabona none sema akazi bakabona kubera ko bisize bateretse amaso bigize ukuntu wagira ngo uragashuwete ukuntu akazi mbese nibwo baza bakakabona. babuja winshingaho ugize ngo uravuze ngo uko urambwiye ngo ne kugushingaho ndaje gushingirira noneho ubireba uretse nzi mva mubwira mva mubwamureze ndamukoresheje wabyumvaga None se tugende tudakoze. fata uwo tugende ko wamamaguzi yanadukundisha ndashishuye ariko no
zanjiza se zigiye he ngo mbanze nzereke mbanze ngakuremo iyo kotsa nabwo sinanayotsa nayijugunye nta naho nabona nayishyira ntabwo karasuzugura ariko iyo mufata warebera ukuntu nari bumugire handi nabo bitwa ngo nabo bubatsi nabo ngo bazanye ngo inshinzi buretse aho bazira nabo turabonana si ubundi ko bagiye muti wamperezanye urabona abizerara muraho engineer Gasiki ariko mwana muzamere nkanjye ngiye kuko ntabwo nabyigiye ariko bafundi bayede ndagira ngo mbamenyeshe ngo mujye mukora ibyo mwize ntimugatuburire abantu mwanya ikuntu n'uburiya mu maja ariko ibyo reka tubireke mukore subscribe ku Kirezi TV ubundi kugira ngo muzabyigire neza ntimuzamere reka tubireke ikindi mbasaba cya mbere na mbere mukore subscribe ku Kirezi TV kugira ngo none ubu engineer tuzaye tubukora neza nanjye ubu ngiye mu ishuri ryo ku engineer sawa bye tuzabonana nari nibagiwe mukore subscribe ku Kirezi TV mbona uko nongera ubumenyi sawa bye